ndwanaho nanjye numva mfite ishyaka ryo kurwanira umushumba wanjye, kuko pe mu busanzwe nubaha abantu bitwa ngo abashumba, ndabubaha pe, ndabubaha kandi mugakiza mu buryo nkizwa. Ntabwo mba nshaka kugira umuntu namenyera. Bibiliya yarantereninze inyigisha ubukristo icyo ari cyo. Buriya Kristo nyiraha ndashaka kukubwira ko impamvu ubona ubukristo bwagiye bwangirikara hano mu Rwanda ni abantu benshi bashimishwa no gusomerwa Bibiliya ariko batayisomera. Yego, kandi burya abantu benshi bigisha Bibiliya, abantu benshi babwiriza, abenshi bakurura bishyira, bafata Bibiliya bagashaka kuyibyaza inyungu z'ibitekerezo byabo, atari uko bagira ngo bakize ubugingo bw'abantu. Kandi ubundi gukiza ubugingo bw'abantu niyo misiyo ya Kristo. Ubugingo bwamara gukira n'imibiri igaprofitiramo.